Twongeye kuguha ikaze wowe ukurikiranye Impamo Media, aha niho hantu honyine uzajya ukura amakuru yizewe. Twakwifuriza kuba wakora subscribe, share na comment kugira ujye ubona amakuru meza kandi yizewe. Mureba ubwo nabibitiriye ko mureba, wenda ntimureba, wenda ntimubona ibyo ahimbe batwerereye. Nahinze ko abantu bose bakwiriye kuba babona ubundi, ariko icyo ubona gikwiye kuba gifite icyo kikubwira, ni cyiza cyangwa si cyiza, nk'uburyo bworoshye. Ibyo rero bigomba kuba mu byo tugomba guhindura rwose, kandi dushoboye kubikora vuba kuko nta kindi bisabaga. Ntabwo bitegereza imfashanyo ziva mu bacuti bacu bimwe baduha imfashanyo, nta aid bikeneye rwose. No donation, no grant, nothing. It's just in you. Biri muri mwe. Nimutabi yivanamo muzatakaza byinshi bitagira umubare. Kandi iyo byagiye, iyo wagiye ukipfusha ubusa ukigira utyo bikagenda, kubigarura bizakugora. Niyo wabitunganya noneho ukabiruka inyuma uti bya bindi byaratunganye nimugaruke, ubahebe, ntabwo bazagaruka. Niyo mpamvu ukwiye kubifata nk'ibintu biremeye. Izi nama ziba hano, abantu bava hirya no hino, ni ukuvuga ngo hari akantu bababonamo. Ako kantu rero mugakuze, aho kugira ngo kabacike katabacika, hatangiye kugaragara akantu nimudashyiramo imbaraga ngo niba kara urumuri rutoya rugira rucya rugeraho rungana kuriya, urareba ariya taruko ryasi kakaguma gahunyeza, bihunyeza mubiveho, mugaragaze ibyo bya bintu navugaga bihera kuba unapologetic of being who you are, of doing what is right, and going forward. Kangerageze mpinire ku bindi bikeya nshaka kuvuga ibijyanye n'umutekano. Naratangira kujya bijyanye n'umutekano birambuye, mbanze mbabwire ikintu kimwe. Uru Rwanda rwacu naho tuvuye, naho dushaka kujya, mbere na mbere kwiye kuba bishingiye mu Banyarwanda, mu Rwanda, mu mitima yacu. Kugira ngo bigereho, ntabwo ukora ibintu aha mu Rwanda. Abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya.
ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva ntawamenya se ahandi uzamenya ni he ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni he ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano basigaye bahambiriza abantu bakabasubiza aho bavuye namwe rero mwirwe mugira mutya narabibabwira isi ukuntu iteye igenda ihinduka hari uwavuye aho yiruka u Rwanda ni rubi abantu ntawe usinzira ntawe ugira ati aragenda barahunga bajya hanze hariya ndetse mu bihugu bikize baramugaburira bamuhe kuko nta n'akazi yakoraga ubu ngubu aho nabibabwiye muri 17 2017 nabibabwiye muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka ndabwira bose birirwa bazabahambiriza babagarure hari abo twebwe tunagarura ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho ariko barabarambiwe bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga usibye ko n'ubundi iyo uriyo baguha ubusa ugasakuza ukirirwa uvuga aho wavuye ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha ukajya gufata ibyo bakugaburira kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa naranababajije mumbwire uwavuye aha avuga ibyavugaga ibyo byose kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri ko byose bigaragara ariko wabigiriyemo amahirwe ni mumbwire umwe gusa wangu ninde umwe sinsabye benshi muri 500 bagiye bavuza induru babeshya muri bo umwe wagize amahirwe baba ngo nibura we yavanyemo iki ninde muzamumbwira n'ubu ntimuramumbwira mumushakisha ariko bamwe bari ba professeur baratwara amakamyo ariko na hano hari amakamyo ugahunga igihugu ubeshya ukajya muri Amerika gutwara ikamyo gusa ariko ukishima ngo uri muri Amerika urishimye ko yaguhaye ikamyo yo gutwara itari yawe urayitwara ku mugoroba ugatahana akavera kahamba akavera ubuvera twaciye hano nicyo cyagutwaye ibirometero 10,000 really so abanyarwanda ni mutaba abantu biha kagaciro muzabaga abandi bakasubira mu by'amoko twarenze twasize inyuma byatuhekuye bakabisubiramo ubu noneho bisigaye bifite mu karere ababishyigikiye hano muzi ko dufite hafi 100,000 y'abanyekongo nk'impunzi hano 100,000 muri izi ntambara z'ejo bundi hamaze kwambuka nk'ibihumbi 16 bisanga 80 n'ibindi twasanzwe hano barabizi abantu bose barabizi bazi n'ukuri kubera ko
muri ibyo bihumbi ijana hari ubwo bijyaye bitya rimwe mu mwaka umwe ibihugu biteye imbere bimwe bifite variyuzi z'igitangaza bakaza bagakuramo nk'imiryango itanu mu bihumbi ijana bakayitwara ubwo bakemuye ikibazo imiryango cyangwa abantu 5 bakabatwara bakajya kuba aho baba iwabo mu bihumbi ijana uvanyemo 5 cyangwa imiryango 5 ubwo wakemuye ikibazo niko ikibazo gikwiye kuba gikemuka na mu karere rero urabizi bya hate speech zirwa zigamije iki hate speech what place should these people who propagate hate speech what in this world what role are they playing really to produce hundreds of refugees, hundreds of thousands here in Rwanda and in the neighboring countries. In Uganda, I think there are about 300 or 400,000. And to the world, this is normal. Yeah, that is how it happened here when people are being killed. Here in 94, some people are saying, no, this is, it's like, these are the savages of Africa killing each other. Some people are saying that. We are savages killing each other. Umukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Radisanzwe reka mpere ku kibazo cy'amatsiko ubu wowe ku giti cyawe niba ubyibuka n'inshuro yakangaye witabira umushyikirano umushyikirano natangiye kuwitabira mu mwaka wa 2008 ubwo rero kuva mu 2008 uvanye mu mwaka wa 2020 na 2021 aho umushyikirano utabaye kubera icyorezo cya COVID-19 undi mushyikirano wose kuva mu 2008 kugeza ubu nagiye mwitabira 2008 2024 ni umwe mu bantu nzi bitabiriye umushyikirano inshuro nyinshi. Radisanzwe wenda wowe umushyikirano usobanura ute nk'umunyarwanda umwe mu bamaze kuwitabira inshuro zitari nkeya? Umushyikirano nk'umunyarwanda cyo navuga nuko ni urubuga ruhuza umukuru w'igihugu n'abaturage kuko hari abayobozi ariko buriyo hari umukuru w'igihugu ubuyobozi babuhinduye isura umukuru w'igihugu yaharubwa igihugu cyose kiba gihari none agahura n'abaturage. Ubundi rero tumenyereye ko tugira inteko z'abaturage ku rwego rw'umudugudu ku rwego rw'akagari ku rwego rw'umurenge. Iyo tugeze mu mushyikirano rero navuga yuko ni nk'isura y'inteko y'abaturage ku rwego rw'igihugu aho umukuru w'igihugu n'abaturage mu byiciro byose bahura bakaganira ku buzima bwabo bakaganira ku bibazo biriho ariko ku buryo bukabije ku buryo budasanzwe bagafata imyanzuro yo gushaka ibisubizo. Hanyuma nanone iyi ni inshuro ya 19 n'uvuga ngo umushyikirano umaze kuba inshuro 18 zose uyu munsi ni inshuro ya 19. Iyo urebye twavuze yuko ni umwanya mwiza ku gihugu kugira ngo barebe aho igihugu kigeze ariko nanone no gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo biba byaragiye bigaragara. Iyo urebye muri izo nshuro zose uyu munsi turi ku ya 19 ubona ni nk'ibihe bibazo by'ingutu wibuka byagiye bikemurirwa cyangwa se bishakirwa igisubizo mu nama y'igihugu y'umushyikirano? Ibibazo bigenda byose byagiye biza muri gahunda haba mu buryo bw'imiyoborere mu buryo bw'ubukungu mu buryo bw'imibereho no kuvugura za politiki ndetse no ku rwego rw'ububanyi n'amahanga byose usanga byaragiye bituruka mu mushyikirano. Ariko nibuka nibura nko gutangiza gahunda z'uburezi bw'ibanze kuri bose nibwo habaye gutekereza mu mushyikirano atari ko hari abana barimo guta amashuri kubera ko bajya kwiga kure hari n'abatajya kwiga kubera yuko ibyumba by'amashuri ari bikeya byagenda gute. Noneho hakavuka n'ikiguzi cy'uburezi cyari kiriho ndibuka nka gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 ijya gutangira icyo kintu cyaturutse mu mushyikirano. Hari n'ikindi kigize kuba hamaze kujyaho gahunda ya Girinka
ahabaye aho abayobozi bafashe inka zari zigenewe abatishoboye baragenda baraziha aribwo bayita ngo gira inka muyobozi. Mu gihe cy'umushyikirano noneho nibwo habaye impinduka, noneho icyo gihe abayobozi bamwe baranafungwa abandi bava mu nshingano kubera yuko bari barihaye izo nka kandi zari zigenewe abatishoboye. Icyo numva giheruka cya vuba cyane ni ikirebana n'inguzanyo ihabwa abatishoboye muri gahunda ya VUP. Byari mu mushyikirano mu 2019 nibwo hagaragaye ikintu cyo